Nyemerera nongere nguhe ikaze ukomeje gukurikira ibiganiro bya Top News nizere kumeze neza. Wowe uri mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali tutibagiwe n'abantu badukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Imana ikomeze kubarinda kandi bibutsa gukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Reka mbwire ko Perezida Kagame yasubije abavuga ko adaseka n'itangazamakuru rimuharabika. Perezida Kagame yabajijwe impamvu ku mafoto agaragara adaseka nk'abandi bayobozi ndetse n'uko yakira abantu bamunenga. Yabajijwe kandi icyo yasubiza ibinyamakuru byandika byibaza ngo Kagame ni muntu ki. Icyo ni kimwe mu bibazo yabajijwe ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru b'imbere mu gihugu n'abandi mpuzamahanga bakurikiranye umuhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka kuri inshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasubije aseka ati ahari inseko yanjye bizasaba ko ngira impano yihariye cyangwa se nyitira abandi, ariko kudaseka bishobora kuba biza kubw'impanuka. Yakomeje agira ati ntacyo misha ubona ni wendi wareba ibyo nkora bishobora gusobanura uwo ndiwe kurusha uko ngaragara. Amagambo yanjye n'ibikorwa birajyana, uko ngaragara bishobora gutandukana n'ibikorwa cyangwa se uko ntekereza. Perezida Kagame yavuze ko kenshi hari abantu benshi bamufata nk'umuntu mubi, abandi bakavuga bati uko agaragara nta kibi kibirimo kandi byose biterwa n'ureba. Umukuru w'igihugu yavuze ko imvugo nk'izi ahanini zituruka mu bitangazamakuru cyane cyane iryo mu mahanga, ku buryo hari ibintu byinshi bagiye bivugwa ku Rwanda rihabanye n'u Rwanda. Yagize ati ahari ibintu byagiye bivugwa muri kino gihugu mu myaka 3 ishize bigasubirwamo ubu bisobanuye ko kuri bo nta kintu na kimwe cyahindutse. Bavuga ko u Rwanda ari igihugu gifite abaturage bakennye. Yego koko turakennye, ntabwo turabo ibihugu byateye imbere biri, ariko ubwo bukene ubwari muri 1995 no mu 2000 ntabwo ariko buri mu 2024, ariko ugasanga umuntu azakomeza kwandika mu itangazamakuru nk'aho ibyo dufite uyu munsi ari kimwe n'ibyo twari dufite mu myaka 25 ishize. Yavuze ko kandi abanyamakuru bakomeza kubigarura umunsi ku wundi ku buryo bafata Kagame wa kera bakamugereranya n'uwa none. Yagize ati mu minsi ishize nagerageje kuzajya nseka, ahari inseko yanjye ishobora kuba atari nziza ariko ndaseka. Kagame wabonaga muri 1994, 1995 ndetse no mu 2000 ntabwo nasekaga, nacyo guseka cyari gihari. Uyu munsi kuko hari iterambere nshobora guseka ariko rimwe na rimwe. Yakomeje agira ati urabona mfite imvi, kera ntari mfite umusatsi w'umukara, ubu mfite imvi nshobora kugira n'uruhara. Niba watekereza ko Kagame wabonye mu myaka 25 ishize ari kimwe n'uwa none, ni ugufata ibintu uko bitari. Perezida Kagame yavuze ko icyo gihe n'itangazamakuru ritakundaga uko yagaragaraga, ibihe byari bihari ntabyo byari bimeze gutyo kuko byari kuba ari ukubeshya cyangwa se kujijisha, guseka kandi ibintu bitameze neza. Kagame yemeje ko agira ati nawe nyesha kubaho kwanjye yewe n'ibihugu bikomeye. Twese turi abantu bajya bavuga ko twaremwe n'Imana, kuba umuntu yakumva ko yagiraho ububasha ibyo byo ntabwo bishoboka. Yewe n'abakomeye ni bandemye, bose ninde wabaremye. Turi hano by'igihe gito, iyo tugize amahirwe tubaho imyaka 100, abo ni abanyamahirwe. Abo bavuga ibyo byose nabo bagira igihe cyabo, bazagenda nkatwe twese, buri wese agira umunsi we. Perezida Kagame yavuze ko imyumvire yo yamugize uwo ari we, agakora ibyo agomba gukora nubwo yakora amakosa akayemera kandi akayakosora, agakora ibigirira abandi akamaro. Ibi ni amagambo Perezida Paul Kagame yagarutseho ubwo yarari mu kiganiro n'abanyamakuru. Hanyuma twihuta cyane, reka mubwire ko SADC yashenguwe n'abasirikare bayo biciwe muri Kongo. Ubunyamabanga bw'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC bwatangaje ko abasirikare babwo 4 bari mu butumwa bwiswe Samir Disi bapfiriye mu burasirazuba bwa DRC Congo, abari 3 barakomereka. N'itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe n'ubunyamabanga bwa SADC kuri iyi wa 8 Mata 2024. SADC mu itangazo rivuga ko ibabajwe no kumenyesha abantu urupfu rw'abasirikare 3 bakomoka muri Tanzania n'urumwe ukomoka muri Afurika y'Epfo. Aba 3 b'Afurika y'Epfo baguye mu nkambi ya gisirikare rw'igisasu cyaturikiraga mu gihe uwa Tanzania yapfiriye mu bitaro bya Igoma aho yavurirwaga ibikomere. SADC ivuga ko yihanganishije imiryango y'abapfuye Tanzania na Afurika y'Epfo kubera kubura abasirikare mwabo badasimbuzwa, kandi ko
yifuriza gukira vuba abo batatu bakomeretse. Tariki ya 15 Ukuboza nibwo ingabo za SADC zageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwiswe Samer DC, hashingiwe ku byemezo by'abakuru b'ibihugu biwugize byafatiwe muri Namibia ku itariki ya 8 Gicurasi. Izi ngabo zigizwe n'ingabo za Afurika y'Epfo, iza Malawi n'iza Tanzania, zikaba zaraje guhashya imitwe yitwaje intwaro irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko M23. Reka ngushimire, nizere ko ukomeje kumera neza. Amakuru yacu arakagaruka, nitwa Patrick.